Turakomeje n'umunsi wa gatatu dusoma Bibiliya, tugeze kuri shapitire ya 11. Titire yaho iravuga ngo Imana inyuranye indimi z'abantu. Isi yose yari ifite ururimi rumwe n'amagambo amwe. Bagenda berekeye iburasirazuba, babona ikibaya kiri mu gihugu cy'Ishinari, barahatura. Barabwirana bati, mureke tubumbe amatafari tuyotse cyane. Kandi bagiraga amatafari mu cyimbo cy'amabuye, bakayafatanisha ibumba mu cyimbo cy'ibyondo. Baravuga bati, mureke twiyubakire umudugudu n'inzu y'amatafari ndende izagere ku ijuru, kugira ngo twibonere izina rimenyekana, twe gutatanira gukwira mu isi yose. Uwiteka amanurwa no kureba umudugudu n'inzu ndende abana b'abantu bubatse. Uwiteka aravuga ati, dore aba n'ubwoko bumwe n'ururimi rumwe. Ibyo ni byo babanje gukora, none nta kizabananira gukora bagishatse. Reka tumanuke tubahindurire ururimi rwabo rubemo nyinshi zinyuranye, be kumvana. Uwiteka abatataniriza gukwira mu isi yose, barorera kubaka wa mudugudu. Cyo cyatumye witwa Babeli, kuko ariyo Uwiteka yahinduriye ururimi rwabo mu isi bose, rukavamo nyinshi zinyuranye, kandi ariyo yabakuriyeyo akabatataniriza gukwira mu isi yose. Urubyaro rwa Shemu. Uru ni rwo rubyaro rwa Shemu. Shemu yamaze imyaka 100 avutse, abyara Arupakisadi mu mwaka wa 2 wa mwuzure ushize. Amaze kubyara Arupakisadi, Shemu arongera amara imyaka 500, ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Arupakisadi yamaze imyaka 35 avutse, abyara Shera. Amaze kubyara Shera, Arupakisadi arongera amara imyaka 403, ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Shera yamaze imyaka 30 avutse, abyara Eberi. Amaze kubyara Eberi, Shera arongera amara imyaka 403, ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Eberi yamaze imyaka 34 avutse, abyara Pereji. Amaze kubyara Pereji, Eberi arongera amara imyaka 430, ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Peregi yamaze imyaka 30 avutse, abyara Rewu. Amaze kubyara Rewu, Peregi arongera amara imyaka 209, ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Rewu yamaze imyaka 32 avutse, abyara Serugi. Amaze kubyara Serugi, Rewu arongera amara imyaka 207, ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Serugi yamaze imyaka 30 avutse, abyara Nahori. Amaze kubyara Nahori, Serugi arongera amara imyaka 200, ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Nahori yamaze imyaka 29 avutse, abyara Tera. Amaze kubyara Tera, Nahori arongera amara imyaka 119, ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Kuvuka kwa Aburahamu. Tera yamaze imyaka 70 avutse, abyara Aburamu na Nahori na Harani. Uru ni rwo rubyaro rwa Tera. Tera yabyaye Aburamu na Nahori na Harani. Harani yabyaye Loti. Harani apfiraho. Tera se ari mu gihugu yavukiyemo ahitwa Uri y'Abakaludaya. Aburamu na Nahori bararongora. Umugore wa Aburamu yitwa Sarayi. Umugore wa Nahori yitwa Miruka, umukobwa wa Harani. Niwe se wa Miruka na Yisika. Sarayi yari ingumba, ntiyari afite umwana. Tera ajyana Aburahamu umwana we na Loti mwene Harani umwuzukuru we, na Sarayi umukazana we, umugore wa Aburamu umuhungu we, bava muri Uri y'Abakaludaya barajyana, bavanwayo no kujya mu gihugu cy'i Kanani, bagera i Harani barahatura. Iminsi Tera yaramye imyaka 205, Tera apfira i Harani. Uwiteka yohereza Aburamu i Kanani. Uwiteka ategeka Aburamu ati, va mu gihugu cyanyu, usige umuryango wanyu n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. Nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, uzabe umugisha.
kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe niwo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Aburahamu aragenda nk'uko Uwiteka yamutegetse, Loti ajyana nawe. Ubwo yavaga i Harani, Aburahamu yari amaze imyaka 75 avutse. Aburahamu ajyana na Sarayi umugore we na Loti umuhungu wabo n'ubutunzi bwose bari batunze n'abantu baronkeye i Harani, vanwayo no kujya mu gihugu cy'i Kanani. Kanani ubwaho niho basohoye. Aburahamu anyura muri icyo gihugu agera ahitwa Shekemu, ahari igiti cyitwa umweroni cya More. Muri icyo gihe umunyakanani yari mu gihugu. Uwiteka abonekera Aburahamu aramubwira ati, urubyaro rwawe nzaruha iki gihugu. Yubakirayo igicaniro Uwiteka umubonekeye. Avayo ajya ku musozi w'iruhande rw'iburasirazuba rw'i Beteli, bamba ihema rye. Beteli iri iruhande rw'iburengerazuba na Ayi iri iruhande rw'iburasirazuba. Yubakirayo Uwiteka igicaniro, yambaza izina ry'Uwiteka. Aburahamu akomeza kugenda yerekeje i Negebu. Aburahamu na Sarayi bajya muri Egiputa. Inzara itera muri icyo gihugu. Aburahamu aramanuka ajya muri Egiputa asuhukirayo, kuko inzara ari nyinshi muri icyo gihugu. Ari bugufi bwo gusohora muri Egiputa, abwira Sarayi umugore we ati, dore nzi yuko uri umugore w'igikundiro. Nuko Abanyegiputa nibakubona bazavuga bati, uyu ni umugore we, maze banyice nawe bagukize. Ndakwinginze uzajye ubabwira uti, ndi mushiki we, kugira ngo ngirirwe neza ku bwawe, ukirishe ubugingo bwanjye. Aburahamu ageze muri Egiputa, Abanyegiputa bareba uko wa mugore ari mwiza cyane. Abatware ba Farawo baramureba baramumushimira. Wa mugore ajyanwa kwa Farawo. Agirira Aburahamu neza ku bwa Sarayi, kandi yari afite intama n'inka n'indogobe z'ingore n'abagaragu n'abaja n'indogobe z'ingore n'ingamiya. Uwiteka ahanisha Farawo n'inzu ye ibyago bikomeye, amuhora Sarayi umugore wa Aburahamu. Farawo ahamagaza Aburahamu aramubaza ati, icyo wakungiriye ni iki? Iki ni iki kutambwiye yuko ari umugore wawe? Ni iki cyatumye umbwira ko ari mushiki wawe, nanjye nkamwenda nkamugira umugore wanjye? Nuko nguyu umugore wawe, mujyane wigendere. Farawo amuha abantu bo kumuherekeza, bamuherekezanya n'umugore we n'ibyo yari afite byose. Shapitira 13. Aburahamu na Loti batandukana. Aburahamu avana muri Egiputa n'umugore we n'ibye byose, na Loti ajyana nawe. Bajya i Negebu. Aburahamu yari afite ubutunzi bwinshi bw'amatungo n'ifeza n'izahabu. Aragenda ava i Negebu agera i Beteli. Ageraho mbere yabanje kubamba ihema rye hagati y'i Beteli na Ayi, ahari igicaniro yubatse mbere. Aburahamu yambarizaho izina ry'Uwiteka. Kandi na Loti wagendanaga na Aburahamu yari afite imikumbi n'amashyo n'amahema. Icyo gihugu nticyabakwiriye kugituramo, kuko ubutunzi bwabo bwari bwinshi bibabuza guturana. Habaho intonganya z'abashumba b'inka za Aburahamu n'ab'iza Loti. Kandi muri icyo gihe Abanyakanani n'Abaferezi babaga muri icyo gihugu. Aburahamu abwira Loti ati, he kubaho intonganya kuri njye nawe no ku bashumba bacu, kuko turi abavandimwe. Mbese igihugu cyose ntikiri imbere yawe? Ndakwinginze tandukana nanjye. Nuhitamo kujya ibumoso, nanjye nzajya iburyo, cyangwa nuhitamo kujya iburyo, nanjye nzajya ibumoso. Loti arambura amaso abona ikibaya cyo ku ruzi Yorodani cyose, kuko kinese hose. Uwiteka atararimbura i Sodomu n'i Gomora, icyo kibaya kugeza i Sowari cyari kimeze nka ya ngobyi y'Uwiteka, nk'igihugu cya Egiputa.
nuko Loti yihitiramo ikibaya cyose cyo kuri Yorodani ajya iburasirazuba, baratandukana. Aburahamu atura mu gihugu cy'i Kanani, Loti atura mu gihugu cyo muri cya kibaya, yimura ihema rye agera i Sodomu. Kandi abasodomu bari babi, bari abanyabyaha, bacumura ku Uwiteka cyane. Loti amaze gutandukana na Aburahamu, Uwiteka abwira Aburahamu ati, rambura amaso urebe, uhere aho uri hano ikasikazi n'ikusi n'iburasirazuba n'iburengerazuba. Igihugu cyose ubonye ni we nzajyana urubyaro rwawe iteka ryose, kandi nzagwiza urubyaro rwawe ruhane n'umukungugu wo hasi. Umuntu yashobora kubara umukungugu wo hasi, urubyaro rwawe narwo rwazabarika. Haguruka ugende unyure muri iki gihugu, mu burebure bwacyo no mu bugari bwacyo, kuko ari wowe nzagiha. Aburahamu yimura ihema rye aragenda, atura mu biti byitwa imyeroni bya Mamure biri i Heburoni, yubakirayo Uwiteka igicaniro. Shapitira 14. Loti afatwa mpiri, Aburahamu aramurengera. Ku ngoma za Amurafeli umwami w'Ishinari, na Ariyoki umwami w'Elasari, na Kedorulawomeri umwami wa Elamu, na Tidari umwami w'i-Goyimu. Abo bami barwanyije Bera umwami w'i Sodomu, na Birusha umwami w'i Gomora, na Shinamu umwami wa Dima, na Shemeberi umwami w'i Seboyimu, n'umwami w'i Bera n'Ihosowari. Abo bose bateranira mu gikombe cya Sidimu, aho niho nyanja y'umunyu. Bamaze imyaka 12 bakorera Kedorulawomeri. Mu mwaka wa 13 baragoma. Mu mwaka wa 14 Kedorulawomeri n'abami bari kumwe nawe baraza baneshereza abarafa muri Ashiteroti Karunayimu, baneshereza n'Abasuzi i Hamu, baneshereza n'Abameri i Shavekiriyatayimu, baneshereza n'Abahori ku musozi wabo Seyiri. Barabirukana babageza muri Parani iri hafi y'ubutayu. Basubirayo bagera muri Enimishipati niho Kadeshi, banesha Abamaleki mu gihugu cyabo cyose n'Abamori batuye Hasasoni Tamari. Maze hatabara umwami w'i Sodomu n'umwami w'i Gomora n'umwami wa Dima n'umwami w'i Seboyimu n'umwami w'i Bera n'Ihosowari, bashingira urugamba ku gikombe cya Sidimu, barwanya Kedorulawomeri umwami wa Elamu, na Tidari umwami w'i Goyimu, na Amurafeli umwami w'Ishinari, na Ariyoki umwami wa Elasari. Abane barwanya batanu. Kandi icyo gikombe cya Sidimu cyari cyuzuyemo imyobo irimo ibibumba. Abami b'i Sodomu n'i Gomora barahunga bagwamo, abacitse ku icumu bahungira ku musozi. Banyaga ibintu by'i Sodomu n'i Gomora n'ibyo kurya byabo byose, baragenda. Na Loti bamufatirayo mpiri, umuhungu wabo wa Aburamu wari utuye i Sodomu. Banyaga ibintu bye barigendera. Haza umuntu umwe wacitse ku icumu abibwira Aburamu Umuheburayo. Yari atuye ku biti byitwa imyeroni bya Mamure Umwamori, mwene se wa Eshikoli na Aneri bari basezeranye na Aburamu. Aburamu yumvise yuko mwene wabo yafashwe mpiri, atabarana n'umutwe we wigishijwe kurwana. Bavukiye mu rugo rwe 318, barabakurikira bagera i Dani. Aburamu n'abagaragu be bigabanyamo imitwe, nijoro barabatera barabanesha, barabirukana babageza i Hobu iri ibumoso bw'i Damasiko. Agarura iminyago yose na Loti mwene wabo n'ibye n'abagore be nabo n'abandi bantu.
atabarutse avuye gutsinda Kedorulaomeri n'abandi bami bari kumwe nawe, umwami w'i Sodomu amusanganirira mu gikombe cy'ishave, nicyo gikombe cy'umwami. Kandi Melikisedeki umwami w'i Salemu azana imitsima na vino, yari umutambyi w'Imana isumba byose. Amuhesha umugisha ati, Aburahamu ahabwa umugisha n'Imana isumba byose, nyir'ijuru n'isi. Kandi Imana isumba byose ihimbazwe, yakugabije ababisha bawe. Nuko Aburahamu amuha 1/10 cya byose. Umwami w'i Sodomu abwira Aburahamu ati, mpa abantu ibintu ubyijyanire. Aburahamu asubiza umwami w'i Sodomu ati, ndahirishije Uwiteka kumanika ukuboko kwanjye, ni wo Mana isumba byose, nyir'ijuru n'isi, yuko ntazatwara akadodo cyangwa agashumi k'inkweto ko mu byawe, kugira ngo utibwira uti ni jye utungishije Aburahamu, keretse gusa wishyura impamba nahaye abagaragu banjye, kandi uhe abo twatabaranye umugabane. Aneri na Eshikoli na Mamure bo bajyane umugabane wabo. Chapitre 15. Aburahamu yizera Uwiteka amusezeranya isezerano. Hanyuma y'ibyo ijambo ry'Uwiteka riza kuri Aburahamu mu iyerekwa riti, Aburahamu witinya, ni jye ngabo igukingira, uzagororerwa ingororano ikomeye cyane. Aburahamu aramubaza ati, Mwami Uwiteka, uzangororera iki ko ngenda ndi incike, kandi uzazungura urugo rwanjye Eliyezeri umunyadamasiko? Ati, dore nta rubyaro wampaye, kandi uwavukiye mu rugo rwanjye azaragwa ibyanjye. Maze ijambo ry'Uwiteka riza kuri we riti, uwo si we uzaragwa ibyawe, ahubwo uzakomoka ku rukiryi rwawe niwe uzabiragwa. Aramusohokana aramubwira ati, rarama urebe ijuru, ubare inyenyeri niba wabasha kuzibara. Ati, urubyaro rwawe niko ruzangana. Nuko yizera Uwiteka abimuhaniriza no gukiranuka. Aramubwira ati, ni jye Uwiteka wakuvaniye muri Uri y'Abakaludaya kugira ngo nzakurage iki gihugu. Aramubaza ati, Mwami Uwiteka, icyamenyesha yuko nzakiragwa n'iki? Aramusubiza ati, enda iriza y'inka imaze imyaka 3 ivutse, n'ibuguma y'ihene imaze imyaka 3, n'imfizi y'intama imaze imyaka 3, n'intungura imwe, n'icyana cy'inuma. Maze yenda ibyo byose abicamo kabiri, arabyerekeranya, keretse za nyoni nizo atagabanije. Inkongoro zagwaga ku mirambo, Aburahamu akazigurutsa. Ku kirengarenga Aburahamu asinzira buticura. Ubwoba butewe n'umwijima n'icuraburindi buramufata. Uwiteka abwira Aburahamu ati, menya neza yuko urubyaro rwawe ruzaba abashyitsi mu gihugu kitari icyabo, bazakorera abaho, nabo bazababaza imyaka 400. Nanjye nzaciraho iteka iryo shyanga bazakorera. Ubwa nyuma bazarivamo bavanywemo ubutunzi bwinshi, ariko wehoho uzasanga basogokuruza amahoro, uzahanga ushaje neza. Ubuvivi bw'abazajyayo nibwo buzagaruka ino, kuko gukiranirwa kw'Abamori kutaruzura. Maze izuba rirenze hatakibona, ikome ricumba n'urumuri rwaka binyura hagati ya bya bice. Kuri uwo munsi Uwiteka asezeranya Aburahamu isezerano ati, urubyaro rwawe nduhaye iki gihugu, uhereye ku ruzi rwa Egiputa ukageza ku ruzi runini ari rwo Ufurate. Igihugu cy'Abakeni n'icy'Abakenizi n'icy'Abakadimoni n'icy'Abaheti n'icy'Abaferezi n'icy'Abarafa n'icy'Abamori n'icy'Abanyakanani n'icy'Abagirugashi n'icy'Abayebusi. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Turangije chapitre ya 15. Ubutaha tuzahera kuri chapitre ya 16. Uwiteka bishimire kandi Uwiteka yite ku gusenga mu musenga. Dukomeze dusome ijambo ry'Imana, turusheho kurisobanukirwa, kugira ngo mu gihe dusohoyemo ndetse n'ikizaza tuzabe dufite icyo tubitse mu mitima yacu.
kuko inyigisho nyinshi ziraje kandi impinduka nyinshi ziraje, biradusaba ko tube maso. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha.